ndavuga leta ya Kinshasa ndetse na FCM 23 ahubwo tukiri n'ubundi kuri aya makuru yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mbere yuko tujya ariko kubyo Felix Antoine Tshisekedi yatangaje ku Rwanda muri Ituri igitero cya ADF cyahitanye nibura abaturage 15 Govi ubwo urahita turebera kuri icyo gitero cya Ituri gusa ni igitero cyabaye kuri uyu wa kane tariki ya 7 Gicurasi 2026 abantu bagera kuri 15 barishwe mu gitero cyitiriwe inyeshyamba za ADF Ibiakato centre y'ubucuruzi herereye muri territoire ya Mambasa mu ntara ya Ituri. Ibi ni ibintu n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara neza. Amakuru avuga ko abagabye igitero kuri uyu wa kane ushize mujyi wa Biakato bakigabye ku manwa y'ihangu bituma abaturage bahunga. Umuyobozi w'akarere yavuze ko ingabo zakurikiranye abo bagabye igitero. Iki gitero gitunguranye cyahungabanyije umujyi wa Biakato ubwo abaturage barimo kujya mu mirimo yabo itandukanye ya buri munsi nk'uko inkuru dukesha Radio Okapi ibivuga. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko itsinda ry'inyeshyamba za ADF zaturutse mu majyaruguru ya Biakato zateye centre y'ubucuruzi mu gihe cy'imvura yoroheje zirasa amasasu menshi mu byerekezo bitandukanye ubwoba buhita bukwira mu baturage. Amakuru akomeza avuga ko mu kajagari kakurikiyeho aribwo abaturage bagera kuri 15 bishwe n'amasasu. Abaturage benshi kandi barahunze cyane cyane berekeza Imakuma. Angaha nago n'ubundi nza kubituza kwitindaho cyane kuko dufite amakuru menshi arimo na Felix Antoine Tshisekedi watangaje ibintu bitandukanye ku Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Govi hanga neta nkubaza muri Kongo ko tubona ibintu bikomeje kuba bibi mu bice bitandukanye ingabo za leta umunsi umwe ziratera undi nyeshyamba zitere biraza kugenda bite? Uyu munsi navuga ko ubuzima bw'abaturage hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko by'umwihariko mu burasirazuba aka kanya ubuzima buri muri risk bitewe n'ikintu kimwe cyonyine. Birasa naho abaturage batakiri safe bitewe n'uko ibibazo by'umutekano biravuka isaha n'isaha cyangwa umunsi ku munsi kubera ko uyu mwanya yaba ubutegetsi bwa leta ntabwo bugifitiwe icyizere n'abaturage. Ariko ikindi kinakomeye nuko rimwe na rimwe ibitero navuga birangira bitwaye ubuzima bw'abaturage biba byatewe n'ubundi n'ingabo za leta. Aka kanya hamaze gusa naho icyizere hagati y'ubuyobozi ndetse n'abaturage bisanzwe cyamaze kuvaho cyane ko rimwe na rimwe umutekano ku mugani nyine nk'uko ndi kubivuga uri kujya ubura ariko byagizwemo uruhare n'ingabo za leta kuko nk'ibyo bitero usanga iyo bitari ibya leta ya Kinshasa usanga ari iby'imitwe ariko n'ubundi ishyigikiwe na leta cyangwa ikorana na leta bigatuma buri gihe abaturage bazajya bahora bishisha leta. Ubwo ari nako nyine umuntu yatangiye kukwishisha surumva iterambere ryaza rite kandi gukorana bitagishoboka. Yego biba bigoranye. Naho tuvuye aho ngaho mu mirwano ariko n'ubundi tukiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu dore ko biba bitoroshye ari ya muri Kongo. Perezida w'iki gihugu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aherutse kugirana ikiganiro n'abanyamakuru yavugiyemo ibintu byinshi. Yagarutse ku magambo ye mu gihe cyashize bwo avuga ko yitegura gutera u Rwanda mu gihe umujyi wa Goma wafatwaga na M23. Avuga ko impamvu atabikoze ari uko yasanze yarabeshywe nta gisirikare gikomeye afite. Muri iki kiganiro Felix Antoine Tshisekedi yavuze ku bushuti bwe na Amerika bwatumye yemera kwakira bimukira agaruka kuyishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington n'ibiganiro bya Doha. Yanavuze ko mu gihe burasirazuba bwa Kongo hakomeza intambara n'amatora azaba muri 2028. Ariko icyo nshaka kukubaza aka kanya ahindutse iki kuri Felix Antoine Tshisekedi kugira yumve ko noneho nta mbaraga afite cyangwa se nta bushobozi bwo gutera igihugu cy'u Rwanda?
aka kanya ntago ntekereza ko umuntu ahise ahinduka direkite, ahubwo birajyanirana n'intego n'ubundi yari afite ku buyobozi, kubera ko icya mbere wenda impamvu aka kanya twaje mu kazi yego ni ukugira ngo twubahirize inshingano twumvikanye na bosi wacu natwe azaduhembe. yego intego za Tshisekedi ko hari ukuza ku butegetsi byazakunda agahagarika intambara, akaba umuntu uririmbwa n'abaturage hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma akaba yakundwa, akaba yazongera na manda, ariko binyuze mu kuhindura itegeko nshinga, ariko bigendeye ku cyo azaba yakoze. erega Govi muravuga ivyo ngivyo kuba yagarura icyizere mu baturage, ariko twibuke ko aribwo byarushije kuba kuba bibi. Niho ndi kugana nyine kuva yaza ku butegetsi, kuko yaje muri 2019 aza asimbuye Joseph Kabila Kabang. Ntago nibyo Kabila ntiyarabanye neza na AFCM 23, ariko yari yaragiye mu ishyamba, yaragiye ubwo nyuma muri 2022 nibwo yaje kongera kubura intwari, barongera baragaruka. Nyine nibyo navugaga, Tshisekedi yaje we mu ntego ze. yego Icyambere cyari ugufata ubutegetsi, agakereye uwo mubano mwiza hagati ye n'abaturage, byamukundira agahagarika n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. yego none se Rero buri gihe ibyo twifuza ntago tubibona, ntago tubigeraho. Yaje kwisanga za ntego yaje azanye ku butegetsi bisa naho bidakunda. Bungu aho ngaho ikintu ndibwahite mbaza Ivan. yego Ivan, nibyaba ibyo bigaragaza ko yatsinzwe? exactly. ngiye kubwa mbona ko Tshisekedi yamaze kubatsindwa, aza ku buyobozi abo yari yizeye kuba zamufasha, afite nyine abamushyigikiye, cyane kubivugwa na Amerika yari irimo, nyine ubona ko twaje tubibona kenshi, nyine bavuga bati kora ibi turagushyigiye, ukabona bimwe na bimwe ibihugu bimwe na bimwe byatangiye kwamagana ibibera muri Kongo, izo ntambara zose. Bigaragara ko abo bose bamufashe ko yagera ku ntebe y'ubutegetsi, kandi bamwizeza ko bazamufasha cyane. Hari no mpamvu mukanye turaza ku nkuru y'Amerika iri kwicuza y'abantu bicuza yuko bamufashije kugera ku butegetsi. Abo bantu rero bari bazi ko kuba umubare wabo ari mwinshi cyangwa se ari benshi bafite n'izo mbaraga, bizaborohera guhita bavuga bati hagarika intambara zigahagarara, abo bategeka bose mu muhagarike bikemera. Ariko nabo batsinzwe mbere ya Tshisekedi, kugeza aho ubu ubona ko Tshisekedi ni nkaho asigaye ari wenyine, ari kumwe na Neva, ni nkaho asigaye ari wenyine, ari kumwe na Neva. Oya nyine none se ubwo ni nka se nka wenyine, niba basigaye ari babiri se baratangiye ari 10 na bangahe, kuko hasigaye ikiza. Nekereza ko Sadek nayiri mu bashutse Felix Antoine Tshisekedi muri kiragiye yatekerezaga gutera u Rwanda. Yego kuko Sadek yo yaraje ibanza kumufasha kurwanya AFCM 23, ariko ibona ko bidakunda ko abasirikare ba Sadek bapfaga kurusha aba FARDC. Uko niba kubwira ko ejo bundi nibwo nababwiye inkuru y'uburyo abasirikare 84 bari kuburanishwa ko bahunze bahunga AFCM 23, ubu nyine bita bikubwira ubu icyaciye intege Sadek irataha, bazana ba Chanchuro b'Abaromani nabo barataha, Tanzania irataha, South Africa irataha, kuri ubasigaranye na Neva niwe ubona ko bumvikana cyane. Nibyo rero nkubwira ngo yaratsinzwe. Niba nabo bamurusha imbaraga bamufashaga baragiye, ikigaragara ko nawe nta hasigaye, kugeza aho nta hasigaye nta wari gutakira. Ubwo Tshisekedi ikigaragara cyo nyine yari yashutswe, nkuko yabivuga ko we avuga ko yashutswe rwose, ko afite igisirikare gikomeye. Igisirikare ku bantu bari kureba nabo ngabo bari muri screen, abo nibo ari